Yesu ashimwe. Nitwa Bishop Sam Mugisha. Ndashima Imana ko mbonye aka kanya ko kuvugana namwe. Ndabizi ko benshi turi mu ngo zacu, turi mu nzu, ntabwo twemerewe gusohoka, ariko ndashaka kubabwira ngo Imana iri kumwe natwe, kandi Imana iracyatwumva, kandi Imana iracyari ku ngoma. Niyo mpamvu nifuje ko dusangira iri jambo dusanga muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza kuri 18. Aya magambo ni amagambo atwibutsa ngo tugomba gusenga ibihe byose, tugomba gushimira Imana ibihe byose, kuko Imana iratwumva kandi Imana iratwibuka mu bihe byose. N'ibihe nk'ibi ni ngombwa ko dushimira, kuko niyo iduha uyu mwuka duhumeka, niyo iduha ubushobozi bwo gukira n'izo ndwara ziba zaduteye. Iki gihe rero turi mu cyorezo gikomeye, abantu bose bari mu ngo zabo, ndabasaba ngo dukoreshe uyu mwanya gusenga, dukoreshe uyu mwanya kugendana n'Imana, dukoreshe uyu mwanya gusoma ijambo ryayo kugira ngo tubone akanya ko gusubizwamo imbaraga n'intege, kuko kenshi iyo turi twenyine, iyo ibintu byahagaze twumva ibintu byacitse. Ariko ijambo ry'Imana rifite amasezerano menshi, kandi amwe muri yo n'aya ngaya tugiye kumva. Ndashaka kubibutsa ngo nitwe torero, buri umwe muri twe ni urusengero rw'Uwiteka. Twahamagariwe kuba umucyo, kuba umugisha, kandi kubera buri umwe umugisha. Hari ikintu nshaka kubabwira kenshi dukora, nanjye rimwe na rimwe nkora, ariko tugomba kwihana. Ikintu cyo gusenga iyo byakomeye, kenshi ibintu bimeze neza twumva twaruhutse, twumva tumerewe neza, twumva twaryama, twumva twajya ahantu tukinezeza. Ariko ibintu byakomeye usanga kenshi aribwo dusenga. Ariko ijambo ry'Imana riratwibutsa ngo dusenge ibihe byose, kandi dushimire Imana no mu bihe nk'ibi ngibi. Yakobo araduhamagarira gusenga. Iyo usomye muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13, aya niyo magambo avuga: mbese muri mwe hariho ubabaye, nasenge; hariho unezerewe, naririmbire Imana; muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire, bamusiga amavuta mu izina ry'Umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Ntabwo uyu munsi tuza guhamagara umutambyi kugira ngo aze abasige amavuta, ariko tuzi ko umutambyi uruta bose ari Yesu Kristo. Tuzi ko ari mu rugo rwanyu, tuzi ko ahari. Nimumwegere, mumubwire ibikomeye, nimusenge, kuko iyi ndwara iriho ni indwara ikomeye. Ejo numvise amakuru ko mu Butaliyani hapfuye abantu 900 n'abandi. Ibi ni ibintu biteye ubwoba, ariko ni n'ibintu bifite icyo bitubwira nk'abantu b'Imana, ngo ntabwo iyi si ari iyacu, iyi si ni iy'Imana, kandi Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Hari abari bazi ko ibihugu by'ibihangange bidashobora guterwa, ariko ndashaka kubabwira ngo ubu burwayi bwatangiriye mu bihangange. Ubwo rero hari icyo bivuze ngo twese turangana. Ariko abasenga Imana, Imana irabumva. Gukomera ni ukumenya Imana. Ntabwo gukomera ari ubutunzi, ntabwo ari imbaraga ufite, ntabwo ari intwaro utwaye, ahubwo ni ukwizera ufite. Niyo mpamvu Yakobo arimo kuvuga ngo niba ubabaye, tabaza Imana; niba ufite ibikugoye, pfukama usenge; ariko niba ufite n'ibyakunejeje, shimira Imana, kuko niba yabikoze. Arakomeza no mu magambo. Yakobo arakomeza mu gice cya 1 umurongo wa 2 n'uwa 4, akatubwira amagambo meza cyane ngo: bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa no kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko
mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Bene data, iyo urebye mu ijambo ry'Imana, abantu benshi bakunda Imana bagiye banyura mu bikomeye ariko bakavamo batsinze. Natwe turagomba kuva muri iki cyago dutsinze. Gutsinda ni iki? Nuko twumvira abayobozi bacu, nuko dukurikiza ijambo ry'Imana, nuko twitwara nk'abantu b'Imana, tugakora ibyo tugomba gukora kandi tukumvira abo tugomba kumvira. Hari ubwo umuntu avuga ati njyewe ndi hejuru y'amategeko, hari ubwo umuntu yibwira ati njyewe ntibyamfata. Ariko bene data, ndashaka kubabwira ngo nimureke twumvire Imana, twumvire n'abayobozi bacu, tugume mu ngo zacu, turinde imiryango yacu. Ndashaka kubibutsa ngo icyaha cy'umuntu umwe gishobora kuza kikabera umuvumo umuryango wose. Umuntu umwe usohotse akazana indwara ayikwiza mu rugo, n'abatasohotse bakayibona, kikaba ikibazo ntabwo ari ku gihugu gusa ahubwo ni ku isi yose. Iyi ndwara itweretse ko twese dufite icyo dupfana mu bakomeye n'aboroheje. Mu bihugu biri hejuru, bya bindi bita ngo G5, bya bindi bikomeye, nabo barataka nk'uko dutaka, ahubwo bo barashize. Nimureke dusabe Imana iduhe imitima yicishije bugufi, iduhe imitima yumvira, iduhe imitima yumva ko atari twebwe ahubwo ariyo. Ndashaka no kongera kubabwira ngo ibyo tunyuramo byose, ubukristo bwacu, gusenga kwacu, kwizera Imana kwacu bizagaragarira mu bikorwa dukora. Ntabwo tuzahera mu nzu dusenga gusa, ahubwo niba ari cyo ushoboye gukorera umuvandimwe wawe, ubwo ndavuga umuturanyi, ugikore. Kuko ibi ni ibihe bikomeye, tutazi igihe tuzi igihe bitangiriye, ariko ntabwo tuzi igihe bizarangiriza. Ariko kubwo kwizera tuzi yuko Imana igiye kudutabara. Nkaba rero mbasaba ngo muri uku gusenga turimo, muri uku kumvira ijambo ry'Imana, muri uku gushima Imana, tugire n'icyo dukora kugira ngo kibe umucyo kuri abo batazi Imana, bavuge bati nyamara bari abantu ni abakristo. Ndabasaba ngo amasengesho dusenga twibuke ngo iyo dusenze ntabwo dutegeka, ahubwo turavuga ngo bibe nk'uko ushaka Mana. Iryo ni ryo sengesho Imana yumva. Isengesho dusenga riba ari isengesho rivuye ku mutima kandi ryiteguye icyo Imana iri butange, kuko twebwe turi abana b'Imana, turi intama zo mu cyanya cyayo. Ndibuka amagambo akomeye Yobu yavuze. Yobu yaravuze ati nubwo napfa nzapfa nizera Imana. Mana, turagushaka kukubwira ngo nubwo bikomeye ni wowe dutegereje. Aya magambo turayibuka no muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 16, ubwo ba basore batatu bajugunywaga mu itanura, ariko bakavuga bati nta yindi Mana dushobora gusenga uretse Imana nyamana, ariyo Mana yacu. Byatangaje benshi. Bene data, twe nk'Abanyarwanda tuzi yuko Imana yirirwa hano kandi karara hano. Tuzi ko Imana idukunda. Si ubwa mbere u Rwanda rufunze ahantu hose, kuko u Rwanda rwigeze kumara iminsi 100 rufunze, nta kintu gikorwa, nta kintu kibaho uretse imiborogo. Ubu rero iki ni igihe cyo guhagarara tugatekereza, tukaba umugisha ku bandi, tugasenga, tugasangira ibyo dufite, kugira ngo urukundo rw'Imana rugaragare mu bikorwa byacu. Kumvira Imana no kwizera Imana ni ibintu bituruka mu mutima unyuzwe, ni ibintu bituruka mu mutima uzi Imana. Nkaba rero mbasaba ngo twumvire amategeko duhabwa, twumvire ijambo ry'Imana, kugira ngo ejo bundi turebe ko twasohoka tukajya mu mirimo yacu, kuko indwara yahagaze. Ndashaka kubibutsa ngo iyi ndwara ni indwara ikomeye. Usohotse hanze ukayigarukana mu muryango wawe, ushobora kumara umuryango wawe. Murabizi ko
byatangiriye kure mu Bushinwa, ntabwo twari tuzi ko bizagera aha, ariko ubu ngubu bigeze ahangaha mu Rwanda, byageze hafi mu karere kacu, kuko iyo tutirinze ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuza bigatwara benshi. Ndashaka kubabwira ko u Rwanda Imana iradukunda, twayibonye mu bikomeye, tugiye no kuyibona muri ibi bikomeye. Ndashaka guhumuriza abavuga bati ko akazi kacu twagakoraga ari uko twasohotse, ko twabagaho, ko twakoze. Ndashaka kubwira ngo ntabwo uriho kuko wakoze, uriho kuko Imana igukunda kandi izi ibyawe. Ushobora no kumara igihe kinini udakora, ariko Imana ikamenya ibyawe. Ubwo Imana yatunyujije muri ibi, iraza kubidusohoramo. Nk'uko rero Yakobo atubwira ngo niba hari ubabaye napfuka amasenge. Bene data, iki ni igihe cyo gusenga, igihe ni igihe cyo gukomezanya, iki ni igihe cyo gukundana, iki ni igihe cyo kwibuka ngo Imana niyo ifite isi mu biganza byayo, nta wundi muntu. Kubw'iyo mpamvu rero ndabasaba ngo dusenge kandi dukomeze kugira ayo mahoro Yesu Kristo atanga. Mureke dusenge. Ndashima uyu mwanya, Mana, ndakwereka abakristo bacu, ndakwereka igihugu cyacu, ndakwereka ibyifuzo biri hano hanze, amasengesho yose arimo gusengwa. Mana, turagusaba kugira ngo dukize iyi ndwara, turagusaba kugira ngo udushoboze kuba abakristo koko no kwera imbuto nziza mu gihe nk'iki. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.